Reka mbasuze kandi nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari naho bitari kugenda neza ni ukwihangana. Turababwira ko mu karere ka Rusizi haramukiye inkuru ibabaje kandi iteye agahinda, aho umukecuru warokotse jenoside yakorewe abatutsi yatewe n'abataramenyekana bakamuhondagura bataretse no kumutera ubwoba kugeza ubu akaba arembye. Turababwira kandi ko mu karere ka Nyamasheke abakozi 11 basezereye rimwe akazi, ikibyihishe inyuma cyamenyekanye. Ngizi inkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa reka mbanze mfate akanya gatoya mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye kuri twe. Imana iguhe umugisha, kandi nawe wakoze subscribe kuri channel yacu turagushimira cyane. Mwarakoze cyane guhitamo Ibendera TV, ariko turanibutsa mwe mutarakora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano umunsi ku munsi. Nitwa na Christine Ntirushwa, hano ku Ibendera TV, ikaze. Umukecuru w'imyaka 74 warokotse jenoside yakorewe abatutsi utuye mu kagari ka Shagasha mu murenge wa Gihundwe mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba arembeye mu bitaro bya Gihundwe nyuma y'uko atewe n'abantu bataramenyekana ku manywa y'ihangu, bakamuhondagura bamubwira ko baje kurangiza umugambi wabo bakamusiga abazi ko yapfuye. Mukantagara Pelagie ubu arwariye mu bitaro bya Gihundwe nyuma y'uko akubiswe n'abantu bataramenyekana bamuteye iwe saa 5 z'amanywa. Tariki 26 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2024 saa 5 z'amanywa, ubwo aba bantu bamuteraga yumvishe bakomanga ajya kubakingurira azi ko ari abamugendereye, ariko agikingura bahita bamukubita ikintu mu maso yikubita hasi. Bahise bamwadukira baramukubitagura bamugira intere, ndetse bagenda abazi ko yitabye Imana. Amakuru yatanzwe n'uyu mukecuru ngo nuko ubwo yakubitwaga yabajije wamuhoteraga impamvu bari kumwica, ngo bamusubiza ko bari kurangiza umugambi wabo, nk'uko umuhungu w'uyu mukecuru witwa Niyoyita abivuga. Agira ati inzego z'umutekano ziri kumubaza mu gihe yaratangiye kuba nk'utangiye kugarura ubwenge, yazibwiye ko yabajije abamukubitaguraga ngo muri kunyicira iki, bamusubiza ko bari kurangiza umugambi wabo. Mukangango Sophie wa atabaye ubwo yumvaga uyu mukecuru atabaza, yavuze ko yahageze agasanga Mukantagara yakubiswe mu mutwe no mu maso ku buryo bukomeye, ahita amutabariza ajyanwa kwa muganga. Agira ati numvise atatse nzamuka nirukanka duhurira ku irembo turamwicaza, atwereka uko bari bamaze kumugira, tubona afite ibisebe byinshi mu maso yakobaguritse mu misaya. Yahise ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Shagasha, ahita yoherezwa ku bitaro bya Gihundwe kubera ko yari ameze nabi, akaba ari naho ari kuvurirwa kugeza ubu. Abaturanyi be bavuga ko nta gushidikanya ko uru rugomo rufitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside, babishingira ku kuba uwamuhohoteye nta kintu na kimwe yatwaye, nyamara ahari amafaranga ndetse na telefone. Niyoyita agira ati ntabwo natinya kuvuga ko bifitanye isano nabyo, ingengabitekerezo ya jenoside. None se niba umuntu yaraje akavuga ko aje gusohoza umugambi, urumva uwo mugambi ari uw'iki?
iyo aza kuba umujura yari gutwara telefone n'amafaranga mukecuru yari afite, cyangwa akanajya mu nzu agatwara ibindi bintu. Umunyamakuru wageze ku bitaro bya Gihundwe aho Mukantagara arwariye yasanze atangiye kuzanzamuka bitandukanye n'uko yari ameze akimara gukubitwa n'aba bantu bataramenyekana. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rusizi Habimana Alfred yavuze ko kugeza ubu hataramenyekana uwakoze icyo gikorwa cy'ubugizi bwa nabi. Agira ati ni ikibazo twahagurukiye nk'inzego. Ibikorwa nk'ibyo by'ihohoterwa iyo bikorewe uwarokotse jenoside biba biganisha ku ngengabitekerezo yayo. Nicyo rero turi gukurikirana tukareba kugira ngo dushakishe ababikoze. Kuri uyu wa kabiri ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi n'ubw'umurenge wa Gihundwe bufatanyije n'inzego z'umutekano bagiye Shagasha mu nteko y'abaturage kugira ngo babahumurize nyuma y'uru rugomo, ari nako bibutswa kwirinda ibikorwa nk'ibi biganisha ku ngengabitekerezo ya jenoside. Iki gikorwa kibaye mu gihe hakomeje kumvikana ibikorwa byo guhohotera abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, bamwe bakanabiburiramo ubuzima. Mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi mu minsi ishize twabwiye inkuru y'umukecuru Nduwamungu Pauline wari wararokotse jenoside, yishwe yaciwe umutwe, igihimba cye gishyirwa mu kimoteri cyariwe, naho umutwe we ujugunywa mu musarane, aho kugeza ubu umwe mu bakurikiranweho ubu bwicanyi yemeye iki cyaha. Nyuma y'iyi nkuru tutari buvugeho byinshi kuko umwanya munini ari uwanyu ngo mutange ibitekerezo byanyu, reka tunyarukire no mu karere byegeranye i Nyamasheke. Abakozi 11 bose basezereye akazi rimwe. Abakozi 11 bo mu karere ka Nyamasheke bandikiye umuyobozi w'akarere basaba gusezera akazi nyuma y'amakuru yari amaze iminsi avuga ko hari abashobora gukurwa mu nshingano muri ako karere. Umuyobozi w'aka karere ka Nyamasheke Mpenzi Narcisse yavuze ko ari mu nteko z'abaturage mu murenge wa Gihombo, ariko ko umunyamabanga we amaze kumuhamagara amubwira ko hari abakozi banditse basaba guhagarika akazi. Agira ati ayo makuru ni ukuri, ntabwo ndamenya umubare wabo, ariko birasanzwe ko abakozi bandika basezera akazi. Iyo umukozi yanditse asezera ku kazi, amategeko avuga ko aguma mu kazi kugeza umuyobozi yandikiye amusubije, ariko itegeko rivuga ko iyo umuyobozi adasubije hagashira iminsi 60 uwo mukozi aba yemerewe kuva mu kazi akigendera. Agira ati ntabwo ndamenya impamvu yatumye bandika basezera, birasaba ko tubanza tugasuzuma ayo mabaruwa, ubwo amakuru arambuye twaza kuyabamenyesha nyuma. Amakuru dukesha Bwiza avuga ko mu basezeye harimo ukuriye ishami ry'ubuhinzi mu karere, ushinzwe amasoko, ushinzwe ingengo y'imari n'abandi. Aba bakozi basezeye nyuma y'icyumweru kimwe. Abakozi 13 bo mu karere ka Karongi nabo birukanwe ku mirimo yabo. Ibi kandi bikaba byarabereye umunsi umwe n'iyegura ry'uwari umuyobozi w'aka karere ka Karongi, Mukase Valentine Niragire Theophile wari umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere, hamwe na Dusingize Donata wari umuyobozi w'inama njyanama y'akarere ka Karongi. Iri yegura n'iyirukanwa mu kazi ryo mu karere ka Karongi ryakurikiwe kandi n'iryo mu karere ka Rusizi. Dr Aniseti Kibiriga wari umuyobozi w'akarere, na Dukuzumuremyi Anne Marie ndetse na Niyonsaba Jeanne d'Arc beguye mu nshingano zabo nabo mu karere ka Rusizi.
izi mpinduka mu buyobozi mu nzego z'ibanze mu ntara y'Iburengerazuba kandi zanasize wari guverineri w'iyi ntara Dushimimana Lambert asimbujwe kuri izo nshingano ze zihabwa Nibitura Jean Bosco nka guverineri mushya w'iyi ntara. Mu ntara y'Iburengerazuba hakunze kugenda havugwa ibintu by'ingengabitekerezo, bamwe bakabivuga babihwihwisa abandi bakabivugira inyuma y'amarido, gusa byanze bikunze ibi byabaye kuri uyu mukecuru biragaragaza ko hashobora kuba koko hari ingengabitekerezo ya jenoside muri iyi ntara y'Iburengerazuba. Ngibyo rero ngayo amakuru twagarukagaho hano ku Ibendera TV. Tuganye ku musozo mbashimira mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro tubategurira tukanabagezaho hano ku Ibendera TV. Ndabibutsa gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye, hanyuma ubundi tukageza amakuru kuri bose mu byiciro byose. Niba wifuza gutanga igitekerezo cyawe cyangwa se kugaragaza aho ukeneye ko twagukorera ubuvugizi, ushobora kuduhamagara ku mirongo yacu itandukanye cyangwa ukatwandikira ubutumwa bugufi unyuze kuri nimero ya telefone ariyo akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 822. Nitwa na Kreti Ntirushwa ni ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane mwirirweho mwahe kandi muronke, Imana ibarinde.